ibitekerezo ntitwongere twasane bikuyemo kongera gutekereza n'ubwenge bwacu tukabutesha agaciro. Ibyo mwisi rero niba igishyimbo ngitera ari igishyimbo ntikimera ari ikijumba ahubwo kikaza ari igishyimbo, sibyo? None zubwo ngubwo byo ntibisobanura byose. Ikintu ntago gihinduka, uko Imana yagikoze kiri niko kizaguma kimeze. Izi mbaraga zituma umuntu akura urazibona. Yego, umwana akabangana kuri iyi kintu tubakorera no kubagaburira no kubigisha kuvuga, ukajya kubona ukabona atangiye gukambakamba, ukajya kubona ukabona atangiye guhaguruka mu minsi mikeya. Umwana akakubwira ati ndashaka kujya muri university, igihe cyashira umwana akakubwira ati nanjye ndashaka umugeni ngiye kubaka urugo. Akiza sinzi ko hari ikintu cy'umuntu yagereranya nacyo mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo kimenyesha ngo iyo wakiriye agakiza uhita ujya nko mu ijuru kamera nk'uwanyweye ikiyobyabwenge. Niyo wakijijwe ujya mu isoko nk'abandi, ndetse rimwe na rimwe ibiciro ugasanga byazamutse ntushobore kwishyura. Hari n'ubwo umushahara uba mukeya ukwezi gushize kubahembwa. Hari n'ubwo tugira n'ibibazo mu miryango nk'abandi bantu bose bari kuri iyi si. Ariko kwakira agakiza aho bitandukana n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Akaririmba abana bacu bajya baririmba akavuga ngo nyuma y'ubu hazaba umunezero. Atangire anatwibwira muraho neza. Yesu ashimwe. Yego, mwiyegereze mikro ubundi musuhuza abadukurikiye munabibwire. Banyita Rusengo Nathan Amoth, nk'abandi umwepiskopi wa diocese ya Kigali y'Abanglican. Tubahaye ikaze kuri Isibo TV. Murakoze. Bari mumeze neza? Tumeze neza. Namwe nuko se? Natwe tumeze neza. Ubundi barabazaga ngo murejeje ngo ntazira kamwe, ariko ubu ngubu ni ukubaza ngo muraho gusa mumeze neza, nzi ko mudahinga mwese mutunzwe n'isoko na alimentation n'ibindi. None ubu ngubu imvugo igezweho umuntu arakubwira ngo turaho ngo by'iki gihe ngo turaho by'inyarugenge. Reka ubanze dushyira imbere y'Imana kugira ngo ikiganiro tugiye kugirana kize kuba umugisha ku bantu bose kizageraho. Yego, reka dusenge. Turagushimye cyane Imana yacu, tugushimiye uyu mwanya w'umugisha kugira ngo tuganire ubwacu, ariko tunaganire n'abandi banyarwanda, cyane cyane tuganira kuri iyi nzira yo twayobotse yo gukunda Imana no kugendera mu nzira zayo. Duha umugisha, utugirire neza, abatwumva nabo ubaho umugisha, ubane nabo, kandi ibiganiro byacu bibagirire neza ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Hari abantu bakubona uhora wisekera bakafata imbere umugabo uzi ubwiza bw'Imana. Ni umugisha nagize, ntabwo ariko navutse. Kera ntabwo nasekaga cyane, ariko ngize umugisha. Niba umuntu yavuga ngo menye Imana cyangwa Imana imenye, ubwo ni Imana yamenye ngira ngo simbizi, cyangwa habayeho kumenyana. Yaje kumpa umugisha wo guseka no mu bikomeye. Uburyo ahambere hanga hari umwana wambajije, twari turi mu rupfu, aranyegera buhoro buhoro kumugora ambaza ati ariko wowe na mugenzi wawe yapfushije umwana uraseka. Rero niyo habaye ibintu bikomeye ndaseka, ariko ntabwo bimenyesha ko mba ntari serious. Yego, none se igihe wabayeho udaseka none ubu ngubu ukabuhora wisekera ku buryo umuntu akubonamo ubuzima, yakuvomamo ubuzima n'umunezero, byagenze gute? Ibanga wari kuyenga natwe tujye duhora twisekera kuri Kigali, ngo ikiranga umuntu w'Ikigali ngo byibuze agomba kwimyoza inshuro imwe ku munsi kubera ibibazo. Umuntu agomba kwimyoza inshuro imwe ku munsi. Aya ni nka kire umuntu yarikira. Bikomeye ibyo ngibyo. Kera nari umwana w'umunyarwanda nk'abandi bana, ntabwo navuga ngo hari ikintu kidasanzwe. Nagize umugisha nkizwa nkiri mutoya. Noneho maze gukizwa hari abantu batwigishije gusenga. Aho twari turi batwigisha gusenga. Muri uko gusenga rero niho amateka yanjye yagiye ahindukira. Niho nagiye ntangira kwimenya no kumenya ibintu, ngira ngo n'ibitwenge n'umunezero niho byagiye bizira.
Okay. Reka twigenderaho gatoya ejo bundi Anglican mu Rwanda. Emi baberetse kutwinjiza muri ibyo bintu akabanza akatuganiriza guhura nawe ko ari imboneka rimwe tukaza kujya muri ibyo bibazo no kwakira inama zikomeye. Yego uri umaze nk'igihe kingana gute wakiriye agakiza? Ni hambere cyane, ni hambere. Navuga igihe nabereye umuvugabutumwa nibyo nibuka kuko nabaye umuvugabutumwa muri 86 nari mu mwaka wa 3 wa segonderi. Ariko mbere yaho kugira ngo nkizwe byari ibintu byagiye ni processes niko navuga, ntago ari ikintu cyabaye umunsi umwe, kubera ko ababyeyi banje bari abantu batunze inka, twakuriye mu miryango y'abantu b'inka, ntabwo twari abanyadini. Kugira gutya rero ukagwa mu idini umunsi umwe, ntabwo ugira gutya ngo ibintu bimenye. Burya idini naryo mu nsengero zacu aho dusengera tugira umuco. Noneho ugasanga niba ruri hari uhamenyereye, nibuka ntangiye gusenga ugasanga abantu baririmba bagakoma mu mashyi, njye najya gukoma nkabusanya kuko nari menyereye iby'iwacu, mbombo yampore n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho wagera mu rusengero ugasanga nyine abantu bahagaze ukundi, bararirimba ukundi, nabyo nibyo kwigwa, nayo yari amasomo. Yego byagiye rero bihinduka bityo, bihinduka kugeza igihe nemeye Yesu rwose, mba umukirisitu, mva mu nzira zimwe na zimwe. Yego muri iyo myaka yose umaze warakiriye agakiza, agakiza kakumara iki ku buryo umujene udukurikiye kavuga ati nanjye ndashaka gusaza nk'umukozi Imana abonye Amoth, kuko nabonye ntago rwose bikojeje, nabonye ashaje neza. Yego rwose agakiza sinzi ko hari ikintu cy'umuntu yagereranya nacyo mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo kimenyesha ngo iyo wakiriye agakiza uhita ujya nko mu ijuru kamera nk'uwanyweye ikiyobyabwenge. Niyo wakijijwe ujya mu isoko nk'abandi, ndetse rimwe na rimwe ibiciro ugasanga byazamutse, ntushobore kwishyura. Hari n'ubwo umushahara uba mukeya ukwezi gushize ku bahembwa. Hari n'ubwo tugira n'ibibazo mu miryango nk'abandi bantu bose bari kuri iyi si. Ariko kwakira agakiza aho bitandukana n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ngewe ubwo ndavuga kuri ngewe, iyo nagowe y'ibintu byananiye nuko ngira aho mbijyana. Kwa gusenga nakubwiraga, ukagira umwanya ukabibwira Imana, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Urumva ni nkuko waba wikoreye ikintu ukanyura inyuma y'inzu hari ukagitura ukigendera. Rero icyo nicyo kintu navuga. Nabonye uwo dufatanya, nza kubona inshuti nyegera iba hafi cyane, uburyo byaba ibibazo, haba mu makuba, haba mu munezero, ya nshuti wumva kuri hafi kandi ikagufasha. Kandi cyanejeje nuko uko ndushaho gukura mu myaka, na ya nshuti ni kurushaho kunyegera, kubera ko kwizera kwawe noneho kuva mu kwizera ijambo ry'Imana gusa, ariko noneho ugatangira no kwizera ibyo umaze kunyuramo, bigaguha kwizera ko kuvuga ngo nejo naho wa wundi wamfashije nejo nabwo azamfasha, nzahanyura. Uwo mufasha ninde? Uwo mufasha ni Yesu. Ni Yesu. Abandi bavuga Imana, abandi bavuga, ariko jyewe mvuga Yesu. Okay, uvuze ku by'ubugingo, Christian Abaruta cyangwa uyu twita komando, uramuzi? Yego ndamuzi. Nakeka n'umushumba muzi, yarareba nanjye ukareba filime se. Shwaziniga ndamuzi, nikirangirire no mu billboards ahantu hose muri airports mu mihanda. Shwaziniga se utamumenye abatuye muri Yesu. Shwaziniga rero muri iki cyumweru yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru rimwe ryo muri Amerika, baza kumubaza uti ese nyuma yo gupfa cyangwa nyuma y'uru rupfu niki kizakurikira kure, wumva uzajya iwe? Aravuga uti nta kizakurikira, bizabyarangiye. Umunyamakuru akomeza amutitiriza amubwira uti none se kuri kwanga kutubwira neza kandi uzi ikizaba niki? Umunyamakuru Shwaziniga arangije aramuga ati mu by'ukuri rero ikintu nge nizera nzi neza kizaba nuko nyuma yo gupfa kwanjye uyu mubiri twambaye n'abantu muri rusange nta kindi kizakurikira, bizabyarangiye. Buriya hari abantu bizera yuko nyuma y'ubu buzima tuzahura ngo na bagenzi bacu bapfuye cyangwa bacu bapfuye tukongera tugahora bundi bushya. Shwaziniga aravuga uti reka da, abo bose barabeshya, ntabwo bizaba. Nawe rero umva nyuma y'uru rupfu hazakurikira hiki? Reka nanjye mu nyamakuru urimo kunyibutsa akaririmba abana bacu bajya baririmba akavuga ngo nyuma y'ubu
nyuma y'ubu hazaba umunezero ngira ngo murayizi iyo ndirimbo. Icyo ni ikintu nemera cyane. Mbese mbere yuko tuvuga dupfuye ngo dupfuye tuzajya hehe, reka tubanze ibyo tube tubiretse twibaze ngo mbere yo kuvuka twariye warahagana he mbere yo kuvuka. None se urataka ko nabo bagufasha bakaguteranya nkuko bateranya imashini? Reka twemere ko baguteranyije nkuko bateranya imashini, ariko wavutse uri gatoya. Izindi mashini ko zivuka ari dutoya kuki zidakura? Izi mbaraga zituma umuntu akura urazibona. Umwana akabangana kuri iyi kintu tubakorera ni ukubagaburira no kubigisha kuvuga, ukajya kubona ukabona atangiye gukambakamba, ukajya kubona ukabona atangiye guhaguruka. Mu minsi mikeya umwana akakubwira ati ndashaka kujya muri university. Igihe cyashira umwana akakubwira ati nanjye ndashaka umugeni ngiye kubaka urugo. Iki kintu gituma umuntu akura ninde ugishyiramo? Bagishyiriramo ahagana hehe? Yenda uwo ni umuntu. Reka tujye ku mbuto za buri gihe. Uragenda ugashaka imbibo ukagenda ukarutera mu itaka ukarushyiramo, wazagaruka ugasanga cya gishyimbo cyarameze. Izi mbaraga zituma igishyimbo kimera zashyizwemo nande? Twavuga ni za sayansi izi? Oya, ni iz'Imana rero. Noneho rero no watumye tuza mu isi, nitujya no kuhava niwe uzatujyana, arahari. Noneho rero nyuma y'ubu buzima ubwo niho twavugaga, nyuma y'ahangaha Bibiliya iravuga ngo amuhumekera, ngo Imana iremwa umugabo n'umugore, ngo irangije imuhumekeramo umwuka utanga ubugingo. Umuntu imuha ubugingo. Aho niho umuntu atandukanira n'inka n'ihene n'inkoko n'iki. Twebwe turi ikiremwa gifite ubugingo. Igihe nikigera tukava muri uyu mubiri, ubugingo bwacu buzasubira ku Muremyi, sibyo? Kandi Bibiliya iravuga ngo tuzongera twambare n'undi mubiri igihe nikigera. Nawe ushobora kubaza uti uwo mubiri wo uzaba umeze ute? Hari n'umwana wambaje ati se ubwo umugabo azamenya umugore, umugore amenya umugabo? Hariho abagore barongowe n'abagabo 6 atubwa azamenya. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe nitugera tuzambara undi mubiri, ngo kandi uyu mubiri uzaba umeze nk'uw'abamarayika. Bibiliya irasobanura ngo abamarayika si abagabo si abagore, ntibashakwa. Natwe niko tuzaba tumeze rero. Urakoze cyane. Ni byiza kuganira n'umuntu ufite ubumenyi mu bijyanye n'ibyobokamana. Tugira abavandimwe nanone bemera ibyitwa reincarnation cyangwa reincarnation. Bavuga ko iyo umuntu apfuye agenda akazongera akavukira ahandi, akajya nko mu kindi kiremwa, akaba nk'inka cyangwa ihene. Iminsi rero turaganira ku myemerere, kandi kuba tudahuje imyemerere ntabwo byatugira abanzi, ahubwo muri ubwo budasa turagenda turahugurana, buri wese akumva ibya mugenzi we, akumva ibimugirira akamaro n'ibimuha amahoro, akabyemera, kuko nabyo biravuga ngo tuzamenya ukuri kandi ukuri kuzatubatura. Ndagira ngo umbwire kuri iyo myemerere ibiri, abemera ko umuntu naramuka iyo apfuye agenda akazavukira nk'ahandi mu kindi kinyabuzima, abo ni bamwe. Yego, ndaza no kukubaza ikindi cy'abavandimwe bacu bavuga ko mu ijuru tuzahabwe ngo abagore 7 b'amasugi, ingororano. Erega Bibiliya iravuga ngo ibyo mu isi bitwigisha ibyo mu ijuru. Urumva hari igihe abantu basuspending ibitekerezo, ntitwongere twasane bikuyemo kongera gutekereza n'ubwenge bwacu tukabutesha agaciro. Ibyo mu isi rero niba igishyimbo ngitera ari igishyimbo, ntikimera ari ikijumba, ahubwo kikaza ari igishyimbo, sibyo? None ubwo ngubwo byo ntibisobanura byose. Ikintu ntago gihinduka, uko Imana yagikoze kiri niko kizaguma kimeze. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo ugira n'inshuti kuko uzi kubana cyane. Ugira abavandimwe b'Abayisilamu muri inshuti? Benshi cyane. Yego, ujya wumva rero no muri Korani barabivuga ngo ko ingororano zuza barakoze neza, ngo nitugera mu ijuru azahabwa abagore 7 kuba amasugi. Yewe nakurikiranye Bibiliya, ntago nakurikiranye Korani. Ibyo bagenzi banjye bizera ubwo nibyo ngibyo. Ariko icyo nzi cyo ku Mana, Imana yacu ni Imana nini cyane. Ntabwo twavuga ngo ikunda bari yikanga bariya ntago inzira ijya mu ijuru. No mu ijuru ntago ari jyewe nyitanga, itangwa n'Imana. Ariko icyo nzi, Imana ikunda abantu bose. Ni data wa twese. Ni data wa twese. Ni nkanjye ko mfite abana, ndi se wabo bose. Abana bashobora kujya hariya bakajya impaka, bakavuga ati njyewe papa konda jyewe kurushaho, mfite abana 3 bigeze kujya impaka.
uwuburiza ati yewe papa nijya akunda kuko nduburiza. Hagati harimo umukobwa ati wapi genda special kuko nijye mukobwa wenyine. Bucura ati nijye bebe w'uru rugo. None abo bana bose ni abanjye, ko mbakunda kimwe bose, ko ari abana beza, ko ndi umubyeyi wabo, ko nta bandi bana ngira barenze abo ngabo. Ngendeza ko n'Imana nayo itureba ukunguko, nayo ni umubyeyi. Imana kugira ngo uyimenye neza nuko nayo yitwara nk'umuntu. Ntabwo ari nk'imashini iri mu kirere. Abandi baravuga ngo ni igisaza gifite inkoni gitegereje gukubita abanyabyaha. Yego, aravanwe n'ibishushanyo mu bitabo byabo. Cyarakariye mu nguni gifite inkoni gitegereje kubona umunyabyaha uwo ari wese kikamumena umutwe. Imana ni umubyeyi, ni imfura, ni inshuti, ni mugenzi wacu kandi turi hafi cyane kuruta abatubyara. Yego, urakoze cyane. Mbere yuko tuva rero muri ino deba tukinjira muri Anglican ukatubwira amakuru uko mumeze muri diocese ya Kigali, nabaje bira ibibazo byose n'umuvandimwe tugamije kugira ngo tukubaze ko Imana ari imwe, ariko uburyo mutwigishamo Imana bikaba bitandukanye. Reba amadini ari mu Rwanda n'amatorero, bamwe bavuga Yesu, abandi Yesu, abandi ntibanamwemera. Tubyitwaremo gute? Jewe numva amadini nyatwara nk'imiryango y'Abanyarwanda. Dufite abazigaba, dufite abasindi, dufite abega, dufite abanyiginya, dufite bande, abasinga, abatsobe. Twese iyo duhuye ku mugoroba dukora umuryango nyarwanda. Rero kuba abantu bafite insengero zitandukanye, ngewe mbona turi n'imiryango. Kandi nujya gutegereza uzasanga buri rusengero rufite akantu kari special keza rurushaho kandi njye ngibona ari menu rero, kuko iyo tugiye mu hoteli bazana ka gatabo banditseho ibyo bateka byose, buri muntu akitoranyiriza ibyo ashaka. None insengero zacu nazo ni menu. Ushaka kuba umwangirikani uraza usange Amoth tugende, ushaka kuba undi nawe arajya ahandi, ariko ku mugoroba twese turi Abanyarwanda bakiriye Imana. Ahubwo turabizerwa imbere ya Mana dukurikije ya standard y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo standard. Tuvuga kanone mu Anglican nicyo gipimo cy'Imana yashyizeho. Turabizerwa kuri ya Mana, kuri bya byanditse byose bavugaga ku migenzereze n'imikorere nk'uko ijambo ry'Imana, koko turabizerwa. Wambwiraga abasilamu koko uri umusilamu nyamusilamu Ukuri, ukunda Imana w'ukuri, kuko nubikurikira uzasanga umusilamu nyakuri ari umuntu mwiza. Nukurikira mu bakirisitu ugasanga umukirisitu nyamukirisitu koko wemera Imana, uzasanga nawe ari umuntu mwiza. Ibi bintu byose by'iyobokamana bidutwara heza, ariko hagiye hazamwe abandi ubwoko butandukanye bakaza bakangiza ubuzima, kandi ntabwo ijambo ry'Imana iryo ari ryo ryose ryemera kwangiza ubuzima. Niko turavuga ngo ubuzima buri sacred, ni ubuzima buri sacred, n'imbibo nahoze mbabwira imbibo cyangwa se imbuto yaturutse ku Mana, ntabwo uyifiteho ubushobozi. Nta wundi wemerewe kugira ngo ya mbuto aze ayangize, ayishwanyaguze, ayimene, ayigire gute. Ntabwo ari byo, kuko ni impano Imana yahaye umuntu, ntawe uyifiteho ububasha na nyir'ubuzima bwe. Niyo mpamvu bano bana basigaye numva mu mujyi bagenda bakihanika bakamanuka muri zanzu bakagwa hasi. Ni icyaha. Ntawe wemerewe gutwara ubuzima bwe, kuko ubuzima ni impano ituruka ku Mana. Tugomba kububungabunga, ahubwo tukabufata neza, tukabugira neza. Hari n'abandi noneho nabonye abakirisitu mu mazi iminsi mubona abantu banyakenya biyishe, bagiye bakicisha inzara. Kiriya nacyo ni icyaha. Umubiri wawe ni indagizo Imana ikuragisha, nayo ugomba kuyitaho ugasiga. Abanyarwanda baravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri, manyango ibintu byinshi, ariko nayo Imana yarawuturagije, tugomba kuwitaho. Tukawutwara kwa muganga, tukawukarabisha, tukawusiga amavuta mu gihe gikwiye. Wenda naguciye mu ijambo, bari Abanyakenya bari kwiyiriza inzara muri ya minsi 40 ngo bigana Yesu Kristo batera ikirenge mu kiwe. Ubu ntabwo abaza kurkumva baza kumva yuko turi kurwanya cyangwa uri kurwanya iriya minsi yo kuba bakwiriza no kwegeranya Imana, no kwegereza Imana, kuko ngo bifasha buryo no kwegerana n'Imana cyane iriya minsi. Oya, ibyo bitandukanye no kwiyiriza. Ariko turiyiriza, ariko igihe cyagera tukakira amafunguro. Mbese kwiyiriza bimenyesha iki? Kwiyiriza mu by'ukuri si ukubwirirwa, kuko ni ibintu byo gutandukanye. Si ukubwirirwa no kuburara. Burya kwiyiriza ni ugusenga. Gusenga rero kuri mu bice bitandukanye. Hari abapfukama, hari abashyira amaboko hejuru, hari abo njya mbona baseka ibitabo by'Abangirikani ngo twebwe dusoma igitabo, hari abasoma cya gitabo kandi kikadufasha, hari abandi bajya basoma ishapure irabakorera. Igikuru ni ukwegerana
n'Imana no kuba umwizerwa nkuko navugaga ngewe mbona aricyo gikuru kuba umwizerwa koko ibi waragijwe uri umwizerwa ya Mana yacu ihagaze hari ikakunyuzamo toshi neza ikakureba yasanga wizerwa ibyo wahawe warabirinze neza. none se ubwo nk'abashumba noneho bajya babwira abakristo bati turi bwaze gukora amateraniro twiyirize tumare igihe runaka tutarya tudafungura twese, ariko iyo tumaze cya gihe dukora iki? Turafungura. Hari iminsi umubiri w'umuntu udakwiriye kurenza kandi ibyo turabisobanura kenshi. Iminsi nuko ari ntware muri system zo kwiyiriza cyangwa abandi bakwita gusiba ntashakaga ariyo twita total fasting, kutagira ikintu cyose cyangwa andi bakayita ngo ni seke. Total fasting ntanywa amazi ntabwo ikwiriye kurenza iminsi 3 ndetse rwose iminsi 3 ubundi ntikwiriye kugera. Impamvu ni iyi nuko no mubiri wacu utungwa n'ibyo kurya turya. Wari nyine wagiye wumva abantu benshi bagiye bagira ibibazo muri kwa gusiba, bamwe ntibanafata n'imibiri yabo ngo banze umenye se ngira diabetes mu mubiri kugira ngo isukari zitazakunshirana, kuko hari abantu benshi tuzi bagenzi bacu isukari yagishira mu mubiri mugasanga umuntu yapfuye. Ndabazi iyi myaka nakubwiraga nahuye na byinshi mpora na benshi ariko rero ibyo ntago bituma umuntu atigiriza. Urashobora gufata hariho noneho iyo twita pasho ukaba wamara ya minsi 40 ariko ku mugoroba ukagira icyo ufata ukaba wafata ikintu cyoroshye kugira ngo wa mubiri nawe ubeho. Ibuka ngo hari umwuka mwari mwahura nawe ugenda mu nzira ahangaha, kuki imyuka itagenda mu nzira se? Nuko Imana yawuremeye kuba mu mubiri. Nimujye mureba izi information dufite byose nk'ubu ngubu abarimo kudukurikirana barimo kutureba muri televiziyo, ariko so ngubu sindi physical ni muri televiziyo imbere, ariko kubera zino gadgets urabireba zifata image yacu zikazi broadcasting ahantu hose. N'umwuka nawe nuko rero ugomba kugira umubiri kugira ngo ubeho kuko hariho abawica ntago ari uwo kwicwa ariko no kugira ngo umwuka ugutegeke ukuyobore. Yego, urakoze cyane. Hari abo tubona bagira iminsi 7, 21, 40 cyangwa ndi bakayirenza bagira 50 barimo basenga biyiriza gusa bavuga ko bashaka uno mubiri kugira ibyo bawima kugira ngo babashe gusabana n'Imana. Bavuga ko iyo basoje ayo masengesho baba bafite izindi mbaraga zidasanzwe n'ubundi bwiza. Babikora gute ko ari igihe uko bisobanuye? Nse hari ababikorana ubujiji erega urumva haraho Isaya avuga ngo mushake Imana ikiboneka ikiri hafi. Kwa kusiba cyangwa kwiyiriza ni ugushaka Imana, urumva. Kandi ndetse ijambo ry'Imana ikavuga ngo rega ngo mushake nkiboneka nubwo ntari kure yanyu ngo ariko ni ugukabakaba. Urumva rero gukabakaba niyo ushaka ikintu utarimo kureba kugira ngo ukiyegereze. Ushaka Imana no kugira ngo uyiyegereze, ntabwo biri mu kubwirirwa gusa. Tugira inzira nyinshi cyane zo gushaka Imana. Naho no gusoma ijambo ry'Imana ukaryitangira kavuga uti buri gitondo nzajya nsoma ibice bingana gutya kandi icyo nsomye nandike. Nabwo nyuma y'icyo gihe uzasanga ufite imbaraga zitandukanye rwose, uzumva umeze neza cyane. Na kwa kutarya nkiyiriza nabyo bitera imbaraga kuko nayo ni discipline ituma negera Imana. Yego, urakoze cyane. Mu magambo watubwiye hari ibyo wagarutseho kugira ngo mbere ko twinjire muri Anglican tubikubazeho. Kimwe ibibazo bihangayikishije n'abantu barimo biyahura. Twebwe no mu Rwanda nta nubwo twe tubyita ko bihangayikishije, ariko urebye mu bihugu byateye imbere za Amerika za Europe iyo mibare iri hejuru. Twebwe nuko aribwo dutangiye kubona abantu biyahura. Icyo ni kimwe. Hari indwara y'agahinda gakabije irimo yibasira urubyiruko rwacu. Ubona biri guterwa n'iki? Igisubizo cyaba ikihe? Biraterwa n'ibintu bibiri. Ikimwe twafashe indi lifestyle itari yacu, turimo kubaho nk'uko ibihugu byateye imbere birimo kubaho. Iyacu yari iyihe? Iyo twafashe ni iyihe? Iyacu umuntu yaturanaga na nyirasenge na nyina wabo na se wabo na sekuru, mukaba mutuye ku musozi umwe. Iso yaba ntacyo akumariye cyangwa nyoko yaba yarasaze, ba nyoko wanyu na ba so wanyu n'abandi bakakubungabunga, bakajya muri cya kimbo cya wa mubyeyi, bakakuyobora, bakakwereka inzira. Ubu ngubu imiryango yacu umwana aragira gutya akajya mu ishuri, akagera muri university, yarangiza muri university agasaba akazi, akaza agashinga hariya iye nzu, agashaka undi mwana nawe umeze gutyo, ukajya kubona ukabona hari ikibazo.
ugasanga aho ngaho kandi niho itorero rigira akamaro kuko akenshi itorero risubstituting imiryango yacu. Itorero riracyagira inshingano se. Ejo nimero twumva umuntu harimo akritika avuga ati amatorero y'iki gihe umubare bavuga Yesu n'umubare bavuga amafaranga, uwo bavuga amafaranga niwo mwinshi kuruta uwo bavuga Yesu. Ubibona gute wowe? Simbizi, byaterwa naho n'iryo torero arimo kuvuga iryo ari ryo sinarimenya ariko byombi ni ngombwa. Ubona se koko abakozi b'Imana muri iki gihe ujya wumva n'imvugo, hari abo babita ba fada ba dadi, abantu bati no ibyo bintu mu byore ntibikwiye. Akabunda kavuga ati ariko niba koko umushumba wawe yafashe izo nshingano akakumenya ko akakubera umubyeyi, birakwiye ko wamwita dadi cyangwa wamwita fada. Wowe unyujije indorerwamo cyangwa ugasesengura amatorero y'iki gihe n'abashumba, ubona bagifite izo nshingano zo kuba ababyeyi cyangwa abashumba? Cyane cyane, kuko hari igihe umukobwa ngo abe umwe ku musozi agatukisha abandi bose. Hari igihe umushumba umwe akora ibidakwiye cyangwa bitagendanye n'umuhamagaro wa gishumba, abantu bakumva ariko abashumba bose babaye bimeze nka institution zizindi. Hari n'igihe umusirikare umwe asimbuka akarasa abandi bantu badakwiriye, tukavuga ngo abasirikare bose barasaze, ariko mu by'ukuri atariko bimeze. Abashumba rero, abashumba se ahubwo si bafatira iki gihugu cyacu. Abashumba ubwo ndavuga n'abapadiri bose nabashyizemo bakirekuye, kuko nibo bigisha iyi mukumbi w'abana b'abanyarwanda bose hafi mu Rwanda. 3/4 by'amashuri ari mu Rwanda n'ay'abantu bihaye Imana, kandi abana barabarira neza uhereye iyi myaka yose. Ariko nta hantu hataba igitutsi. Abanyarwanda bavuga ngo nta bintu byera ngo de haza kuzamo. Muri abo bantu b'Imana hari abandi bateshuka ku nshingano zabo, hari abaza barateshutse akaza akurikiye ibiri mu idini, hakaza ari umwana byose akabizana ibyo. Hari abandi bagwa, niko tubyita twebwe, akagwa ari umushumba nawe rega nawe ni umuntu. Ariko mu by'ukuri muri rusange abashumba bifashe neza mu Rwanda. Okay, urakoze. Uvuze yuko abashumba bifashe neza. Ejo bundi hashize igihe hagiye guca nk'ukwezi hano mu Rwanda kuri za ambasade zimwe na zimwe mu mujyi wa Kigali hamanitswe ibendera, hazamuwe ibendera ry'Abatinganyi. Uvuga yuko abashumba muhagaze neza mu murongo, nanone ati nabyera ngo de. None ko uvuze yuko ari mwe mufate runini igihugu kandi mukaba mugiye gutuma Imana iturimbura, aricyo cyatumye irimbura Sodomu na Gomora, ubwo muhagaze neza koko mushumba? Cyangwa aho ngaho se ahantu uzasanga ari mwe mu bituzanye, musigaye munahanura ugasanga umuntu ati mutabara ururimi rwanyereye. Igihe cya Sodoma na Gomora, umugore wa Loti muri koko yafatiweyo agahinduka inkingi y'umunyu, murabyibuka ibyo ngibyo. Ndetse abakwe ba Loti bo nta numwe wavuyeyo, bose bahezeyo. Aza kuzana abakobwa babiri, nubwo yabazanye nabo baje no guhemuka nyuma. Ariko urwo ni uruhande rumwe. Aburahamu we yari hehe n'umuryango we n'abandi bantu yari afite, abo yakuye Harani. Uraza gusanga nubwo kwa Loti haje icyo kibazo, ariko ku ruhande hari Aburahamu, kandi yari ameze neza, kandi afite umuryango umeze neza. Ndetse aza no gusigaho umuhungu wa Isaka uzamusimbura. Isaka yaje kubyara Yakobo na Esawu, hanyuma Yakobo babyara imiryango 10 niyo. Urumva rero hanyuma ubuntu bw'Imana bukomereza aho ngaho. Ariko rero ubu ngubu ku isi yacu ibyo byose birahari, ariko nubwo bihari hari baburaho ku ruhande, hari abazacika ku icumu cyangwa abo twita imponoka. None se kubera iki nta kintu mwatangaje habe n'umunyetoro cyangwa umushumba nk'uko wahoze ubivuga n'umwe wigeze uvuga uti shwi ziriya ambasade? Sinzi ko nicyo na leta y'u Rwanda, niba ukurikira amategeko agenga za ambasade, na leta y'u Rwanda ntacyo yazikorera. N'ubutaka bwigenga, ubutaka bwabo bwigenga babikoreye ku butaka bwabo. Ubwo rero itorero ntabwo ryahaguruka ngo rigiye guhana za ambasade, kandi ubwo tuba turenze inshingano zacu. Ariko inshingano zacu ni ukuvuga ubutumwa neza rwose mu buryo bukwiriye, tukabusobanura kandi tukabaho nk'uko ubutumwa budusaba. Yego, urakoze cyane. Abantu nanone aha hanze bahangayikishijwe n'itorero Anglican. Umuyobozi mukuru wa Anglican mu Rwanda, Dr. Rambanda,
yavuze ukuntu bagerageje kumujyana muri Amerika bamuha udufaranga kugira ngo aze yemere ko muri Anglican y'u Rwanda bajya basezeranya cyangwa bagashyingira abaryamana bahuje ibitsina, ati narabyanze. Ibyo ngibyo hari n'undi mugenzi we muri Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nawe wabyanze, uziko yaramaze iminsi arwaye, ariko dushimana nabonye ngo yakize. Abantu batari ko muribuka Magufuli yanga gushyigikira ibintu bijyanye na COVID-19, ati muribuka Petero Nkurunziza, uziko arizo speculations ziba ziri hanze. Bakavuga bati ubwo rero niba Museveni yarwaye, ubwo mbanda si ugiye gukurikiraho siwe kuko adashyigikiye imipangu y'abayobozi cyangwa abayoboye isi, udutsiko tuyoboye isi two mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'isi. Ubwo ntari mu mazi abira. Hari ikintu ushaka gusobanura neza. Abanglikani ntabwo twanga abatinganyi cyangwa aba homosexuals na lesbians n'aba transgender. Aba bana bahuje ibitsina wenda tubyite. Ntabwo tubanga. Sibyo? N'abana bacu, n'abana b'Abanyarwanda nabo barimwe mu Banyarwanda. Rega ntago abo bantu bari ahandi na hano barahari. N'abana bacu ntabwo tubanga, ntitunabarwanya. Ngenda kugisobanura neza, ntitubanga ntitubarwanya, ariko turavuga ngo uyu ntago ari umuco ukwiye ikiremwa muntu, ntago ari umuco mwiza, nko kwiba, nko kuroga, nk'ubusambanyi n'ibindi bimeze nk'ibyo ngibyo. Turavuga rero bana, ni mwigire hafi, ni muhindure. Twebwe amaze nangize nk'abantu abagabo bangana nkanjye dukeneye abuzukuru, kubera ko Imana ire mu munyarwanda ikamushyira hano mu Rwanda, yamuhaye inshingano ngo byarugire ute wororoke Abanyarwanda bazakomeze bari mu Rwanda. None umwana wanjye narongora umuhungu wundi, umukobwa wanjye akarongorwa n'undi mukobwa wundi, urumva uyu muryango nyarwanda na za nshingano Imana yaduhaye zo kugira ngo tubyare twororoke zizabaho. Bo niko mbere yuko njya muri Bibiliya ndimo gushyira mu muco wacu, kugira ngo mbanze murebe mu muco wacu, ubwo mumva tuzaba tudacitse ibyo biti inciki. Uzagaruka hano mu myaka ingahe azasanga Abanyarwanda bagihari. Niyo mpamvu tubwira abana bacu, oya abana bacu, icyo ni mukireke, icyo kikaba kimwe. Ikindi cya kabiri, burya ibintu bigira responsibility. Abana bacu mukwiriye kwiga gufata responsibility. Umugabo agira responsibility za kigabo, nizo wahoze uvuga. Gutunga urugo cyangwa abamukomokaho n'umuryango, ndetse no kwita ku gihugu cyacu. Kuko Imana irema Aburahamu yaramubwiye ngo uyu murima nguhaye uwuhingire kandi uwurinde. Izo zari inshingano ebyiri za Adamu, akaba ari zo nshingano z'ikiremwa muntu. Murumva rero twebwe duteshutse kuri izo nshingano, kuko nk'igihugu mbere yuko mvuga n'idini twaba tujya hiye. Abana bacu umuhungu akarongora umuhungu, umukobwa akarongora umukobwa. Murumva hari aho twaba tugana. Noneho rero mu gihe uko turimo guhana ibindi byaha byose, nicyo ngicyo nacyo turimo kugihana. Nuko mu Rwanda ari ikintu gishya nyine cyaje kikajya hejuru cyane. Ikindi Abanglikani akaba ari twebwe turimo kuvuga ngo ni muhave, kigaragara nk'aho ari ikibazo cy'Abanglikani gusa, ariko ni ikibazo cy'ikiremwa muntu. Yego, hari impamvu ebyiri batanga, batubwiye ko Imana ari data wa twese. Ibyo sibyo? Nibyo rwose. Niba umuntu barakubwira ngo niba umuntu ahisemo kubana n'uwo bahuje igitsina, gusa amahitamo si imyemerere ye, mwamuretse. Erega kuvana kera abantu bagiraga amahitamo, kuvana kera ikiremwa muntu cyagiraga amahitamo. Na Bibiliya iravuga ngo tugira freedom. Ari umwana hano numvishije aririmba freedom for the people, freedom. Umuntu rero aremerewe rwose gutoranya uko ushatse, ariko hari aho ugarukira. Ikintu cyose kirenze urugero kivamwo nabi, ariko buri kintu cyose kigiraho kigarukira. Ya mahitamo yanjye ntabwo ampitishamo mu buryo butandukanye nuko ikiremwa muntu Imana yakiremye. Ariko nkubaze, ninde wigishije Abanyarwanda kurongorana, umugore kurongora umugabo? Ntitwabisanze. None iki kindi giturutse ku ruhande gishya, twese dufungura inzugi tuvuge ngo nimuze mwokagira Imana mwe bana bacu nimugire neza. Urumva twaba tudahemukiye nk'abakuru, twaba tudahemukiye abato, tutababwiye ngo iki ngiki ni kibi mwigikora. Harabibanamo nanone igisubizo bati ababyeyi
benshi kuko ntabwo ari bose baba ababyeyi gito ntibagikeneye kwita ku bana. Ati rero ibyo kubyara n'ubundi bakabyihoreye, abantu niba babona bashaka kubana bahuje ibitsina bakibanira, kuko n'ubundi n'ababyeyi benshi kubyara ntago bakiri ababyeyi batanga uburere, ntago bakiri ababyeyi bafata inshingano. Ati rero mureke abantu n'uburenganzira bwabo. hariho kubyara abo nshoboye kurera, ariko bitandukanye no kutabyara buri buri. Iyo unaniwe kubyara buri buri mu kinyarwanda tukwita ingumba, ariko mu by'ukuri umuntu ari productive, Imana yamuremye arubyara. Cyokora nkuko twavuze ngo ntabyera ngo de, hariho ahagenda haza ibibazo abantu ntibashobora kubyara, ariko ibyo tubyita ibibazo, kandi twagize umugisha muri iyi minsi siyansi isigaye bishyira ku murongo. Yego, urakoze cyane. Watubwiye ngo itorero Anglican ry'u Rwanda ntago ryanga aba bana bahuje ibitsina cyangwa baryamana bahuje ibitsina, ahubwo uwo muco ni wo ririmo ricyaha. Twakumvise neza, ubwo n'abandi bose nagira ngo mbafashe, ariko se ko mutabanga muzabasezeranya? Oya, kandi twanze wa muco none tubasezeranye. Kuko mu gusezeranya, iyo dusezeranya umuntu turavuga ngo hari ibintu ibi bitatu. Icya mbere turavuga ngo mugende mubyarane abana, kugira ngo wa muryango twavuze cya kiremwa muntu gikomeze kibe ku isi. Icya kabiri turavuga ngo turabashingiye kugira ngo mwirinde icyaha cy'ubusambanyi. Ni icyaha cy'ubusambanyi, kugira ngo ubone uko utegeka ryarari ry'umubiri. Urumva impamvu dushingira abantu? Iya gatatu noneho ni ukugira ngo mufashanye, mubane, mumarane imibabaro, muri abakene, muri abakire, mu byiza, mu bibi. Kuko burya ikiremwa muntu iyo uri wenyine, nyine uba uri wenyine. Twaremewe kuba muri community, muri society. None rero umva izo nshingano ko ari eshatu. Iyo tugushyingiye umugabo tukamushyingira undi mugabo, muzigera mubyara umwana. Kabiri ngo kibarinde ibyaha by'ubusambanyi. Oya, numva bitandukanye. Nabwo ko n'ugusambana, kuko urimo kurongora hadakwiriye kurongorwa. Urumva ko atari byo rero. Erega Imana, mwakagira Imana, mwe buri kintu yagihaye umwanya wacyo ugikorera. Yego, urakoze cyane. Ubu rero murabaho mute? Ntago kiliziya, Anglican yo mu Bwongereza niyo yabyaye izindi zose, yavuze ko itazongera kubashyigikira. Murabaho mute? Waza umbwira abashumba gito no mu Bwongereza babayo, ntago babashumba gito baba mu Rwanda gusa. None Archbishop wa Canterbury yabaye umushumba gito, hariyo abandi Bongereza ntugira ngo ibintu barabyemera benshi. Fact ibintu by'aba homosexual gaburya biri mu bantu bake cyane, ntago ari benshi. Gusa bamenye uko bakoresha media, baprayinga media, bashyiramo pressure hariya na hariya, ibintu bisa n'ibifite imbaraga, ariko ubundi mu by'ukuri ntago ari benshi. None se ubona ari iyihe mpamvu ituma uyu muyobozi wanyu Anglican ku isi ari kubyamamaza? Ntago nabimenye, simuherutse nanjye, sinzi aho byavuye, ariko iyi si n'isi, abantu baravuze ngo umuntu ni mugari. Umuntu ni mugari, ntabwo namenya aho yakuye uwo muco, ariko ni umuco udasanzwe. Urakoze cyane. Pawulo yajyaga kwandika, yari ibyo Imana imubwiye akavuga ko ari ibyo Imana imubwiye, haba ari ibitekerezo byiwe nabyo akavuga ngo kubwanjye nka Pawulo. None wowe ibintu twarimo tuganira harimo ibyo yagiye utubwira nkawe ugendeye no ku muco nyarwanda, ariko turebe kuri Bibiliya, kuko ni ijambo ry'Imana ry'ukuri. Bibiliya idusaba kwitwara gute ku butinganyi, kuyo tumenye uko dukora ya mahitamo yacu? Niba hari ikintu Bibiliya yafashe umwanya gusobanura, arizo twita gaps muri Bibiliya, gap. Ibyuho. Hariho ahantu hagenda hari ibyuho, ugasanga kiriya kidafatana na kiriya, noneho abantu b'Imana bakicara bakavuga, tuvuge muri Bibiliya ntushobora gusangamo impeta yo gushyingiranwa, ariko abantu b'Imana baricaye babona ari ngombwa ko habaho impeta. Yego, sibyo? Noneho kandi zumvikanwaho hafi ku isi hose. Hagiye harimo rero gaps zitandukanye, ariko ikintu kitagira gap cyo Bibiliya isobanura neza n'ubutinganyi. Yego rwose. Uhereye mu itangiriro twambwiye imiryango ya Loti na Sodomo na Gomora, nujya muri Israel n'ubu ngubu urasanga Sodomo na Gomora bigihari. Urabyumva? Yena nushaka aho reka tuhareke ni mu isezerano rikuru, katujye mu isezerano nishya, duhere mu Baroma. Uraza gusanga neza ikintu cy'ubutinganyi gisobanurwa ngo abantu baretse imibiri yabo bayikoresha ibyo idakwiriye gukorwa.
ibyo idakwiriye gukora. Kuyakoresha. Bibiliya rero irasobanura neza ikintu cy'ubutinganyi, kirasobanutse rwose, nta gapu n'imwe ikiriho. Gusa iyo umuntu yashatse ikintu akita amazina, kizana ubundi buryo butandukanye, kikagira impuza amazina atandukanye, ariko rwose Bibiliya irasobanutse. Umuntu utarabona umwanya wo gusoma Bibiliya se, harimo n'abadukurikiye ko batabona umwanya wo kuyisoma, ibivugaho iki Bibiliya nyine ibyo by'ubutinganyi? Bibiliya irasobanura cyane ku kintu cy'ubutinganyi, ndetse ubutinganyi Bibiliya iravuga ngo ni icyaha cy'indengakamere, ngo kuko cyo gikorerwa mu mubiri. Ntago noneho rero warangiza ukajya, dushatse twajya kuri wa murongo kuri cya gice cyo twavugaga cya Loti ngo abantu baraje baramubwira ati turashaka ba bagabo binjiye iwawe aho ngaho, ba bagabo bari beza nibo dushaka, kandi bari ba marayika. Loti ngo yari yakinze ku muryango. Loti nawe ibyiwe byari bikomeye cyane, arasohoka arababwira ati mfite abakobwa b'inkumi, mbaha aba bakobwa. Reka mbahe aba bakobwa. Bati oya, twe ntabwo dushaka abakobwa, turashaka baba. Bamureka baravuga ati aha ngaha ni isi igeze, reka tuze tukwereke. Ngira ngo ibyo bice murabikurikirana mukabisoma. Rero iki kintu cy'ubutinganyi rwose turavuga ngo ni icyaha. Noneho iyo tuvuze icyaha mu iyobokamana nk'uko wahoze uvuga, iyo tuvuze ijambo icyaha cyangwa sin mu cyongereza, tugisobanura dute? Icyaha ni iki? Ntabwo twavuga ngo ni ugukora ikintu kanaka, ariko turavuga ngo icyaha ni ukumisinga target cyangwa kumisinga mark. Niba wari ukwiriye tuvuge kujugunya ibuye nko kuri iriya televiziyo, ugahusha, iyo niyo missing mark. Noneho hariho standard z'Imana yashyizeho cyane cyane zanditse muri Bibiliya. Iyo utazikurikije ukamisinga maka, ubwo ngubwo ukoze icyaha. Niho tuvugira ngo ubutinganyi ni icyaha no kumisinga maka. Murakoze cyane, turimo tugana ku musozo. Revera Canon Dr. Antoine Rutayisire, wari umushumba muri Anglican, yashumbye paruwase ya Remera, yagiye mu kiruhuko kizabukuru. Ibibazo abantu bibaza, kimwe wowe mwabanye gute kujya mu kiruhuko kizabukuru, wabyakiriye gute? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri kiraza gukurikiraho. Twari tumaze igihe tubivugana, ntabwo ari ikintu cyagize gutya ngo kitugwaho, kuko twari tuzi ko arimo kugenda agana mu myaka 65. Ahubwo muri diyoseze ya Kigali ntabwo ari we wenyine wagiye muri 65. Hagiye Jean Paul, hagiye na Nkusi, hagiye Manuel Rutabandama, ndumva ari 6. Bagejeje imyaka 65 bajya mu kiruhuko cy'izabukuru, barasimburwa hazamwe abakiri batoya nabo kugira ngo nabo bashobore gukomeza. Kugeza ubu amategeko y'itorero ryacu igejeje imyaka 65, uri umupastori, uri umwarimu w'ikanisa cyangwa uri musenyeri, ujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Niko amategeko yacu avuga, kandi kugeza ubu niyo tukigenderaho. Ntawe muyarengeje? Harimo abayirengeje iyo myaka ariko bakiri mu mirimo. Hariho ibintu byinshi, hari amateka y'igihugu cyacu, dufite abantu bamwe batazi n'imyaka yabo bitewe n'amateka y'iki gihugu, hanyuma aho yafatiye afatira aho ngaho. Hari abandi bagira imibiri isaza vuba, akagaragara nk'umuntu ufite imyaka 100, ariko mu by'ukuri akiri mutoya atarageza ya myaka. Hari abandi nanone bagaragara nk'abagize bashigaje umwaka umwe cyangwa amezi 6, ugasanga ahegereye cyane. Rero hagiye hari izo mpamvu. Yego, tugana ku musozo, nanimo ndibaza, ntawe mugira muri Anglican mubizi neza ko yarengeje imyaka 65 akaba atarajya mu kiruhuko cy'izabukuru? Oya, ntawe nzi, keretse yenda umuntu nzi ni Archbishop w'u Rwanda, Archbishop Rurambanda, kubera ko afite icyo twita mandate. Mandate ni igihe uhabwa kubera ibintu by'urimo gukora. Bura nawe manda ye nirangira afite mandate ni imyaka ingahe? Ubwo nyine irenze kuba manda. Azarangiza muri 26. Kubera ko hagati aho ni imyaka ingahe? Ni imyaka ingahe bobo iyo mandate? Oya, mandate yayihawe kubera imirimo yarimo gukora, biterwa n'ibyo urimo gukora. Niba murimo kubireba, yari yazamuye imirimo myinshi yari arimo gukora, noneho inama y'abepiskopi yaravuze ati ni byiza ko ukomeza uyu murimo uretse kuwurangiza. Ndumva ari we umuntu nzi wenyine mu Rwanda. Urakoze cyane
reka tugushimire ubwo niwe mwambazaga nyirago oya ntabwo ari we wenyine twagira ngo tubaze hari abantu abanyamakuru muri abanyabwenge ahubwo nuko n'igihe cyane atubanye gitoya amasaha yatujyanye uko ibibazo byari byinshi cyane reka tugana ku musozo Revera Kanoni Antoine Rutayisire nta kintu mva wamubwira icyo namubwira nako ndabanza mbwire mwebwe Antoine aracyari umupasitori muri Anglican uri mu kiruhuko kizabukuru kujya mu kiruhuko kizabukuru bimenyesha iki muri system yacu bigukura muri administration ya paruwasi umunsi ku wundi ntago ari we uzaba ushinzwe administration ya paruwasi umunsi ku wundi ubu ngubu yamaze gusimburwa ariko aracyari umuvuga butumwa nkuko yavugaga butumwa yenda azaba anafite umwanya urutaho aracyahari hahandi ho wamusize wamusangaho nta kibazo. Murakoze cyane reka tubashimire rero ku kiganiro twagiranye ni byinshi cyane mwagiye mutwigisha dushima Imana kuba tubafite kuko mutubera umugisha reka niba mubitwemereye tuzongera gusubira ubutaha dushimire nabo twabanye dushimire kandi na Kizimana Emi twabanye mu kiganiro na Christian Abayisenga amasegonda 20 ushimana abanye natwe muri iki kiganiro. Murakoze turagushima cyane mwami Mana yacu turagushimira uyu mwanya uduhaye hano wo kuganira ubwacu ahangaha ariko no kuganira n'abandi batwumva ukomeze kugirira neza iki gihugu cyacu n'abanyarwanda bagituye kugira ngo turusheho kugukunda kugukorera ndetse no kugendera mu nzira zawe kubwa Kristo umwami wacu amen. Ineza y'Imana ikomeze gusigarana namwe dusabe kandi umugisha Eriketi na Dani na Eme badufashe yango ikiganiro kibagereho neza. Shalom.